kwihisha mpaye gatatu Kigali ko yigize ari Hilali ikipe ubonye amashoti ya gutera ari ababoroka iyi Mukura nabo barwaye ikintu kimwe bashyiramo abakinnyi bisa naho bigorana gukina ko nujya kureba muri mediane ya Mukura abarimo Jordan Dibumba harimo Joseph Saki harimo Fred umukaseri nindi ubwo abari Joseph Saki kandi Joseph Saki ariko niko bamukubise ikompo sebwato bari bamwishe ni poto baragenda isekura ku ipoto no basubizamo dore ari abantu akoze penalty musifuzi yanga kuyitanga Joseph Saki yakoze penalty rwose we ku kaboko neza cyane umuvandimwe yayitera data Janvier arongera azamura cross bawukuraho Dibumba ariko ari bavura umusore aragize ikibazo kipe ya AS Kigali bo bari kuvuga bati reka tube tayari tugere imbere zamu tuhite tubi muvandimwe Gift Eric ari gushaka abakinnyi b'abanyarwanda bakoresha imoso batyaye batahizamu n'abakina imbere reka ngende ku murongo rero Gift Eric yahereye karambwira ngo Charlotte yishakira aba diaspora yamuremye Badru ati hero mumeze mutese ndabemera cyane uyu munsi duhurire hahandi twababuse kabisa hahandi hehe rero uwo nindese tubwire bose duhurire hahandi twarababuze hahandi uri kutubwira ni ko Badru ubwo nuwe simbizi umuhire Charlotte ati ari yamanyeka ko ari Badru nzi bikaba ibibazo cyane Badru umufana ukomeye cyane wa Kiyovu muhire Charlotte ati nta mukobwa wakwanga uko waba umeze kose ariko gutyo birafatanye ese njye ko wanyanze niba utamwanga njyewe ukaba wanyanze ngo bimeze bite ni ibibazo njye ko wanyanze anese Eric Kiyovu yakoze agashya ati murabanga kabisa nanjye nari nzi ko nzawutera n'imoso yanjye ariko amahire ni ubukene biranga ariko mu ndabera abakinnyi b'abanyarwanda bakoresha imoso bacyaye batahizamu batahizamu interview ya David Nkurunziza perezida wa Kiyovu ni exclusive cyane niyo yakoze muri press conference iyo nije mu kanya nabonye gakunze ariko babwira ati nyaboneka mu banguka Sakindi Tadeyo ati ndabakunda pe natwe turagukunda nta muntu ugukunda nkatwe kandi ndagize ikibazo ni umuvandimwe witwa Hirushwa Neme numero 10 yari abana ari Oze none ni Hirushwa Sakindi Tadeyo ngo aragukunda baragukunda Sakindi Tadeyo natwe turagukunda rata nawe ndamukunda cyane Tadeyo niko yitwa Sakindi Tadeyo yego cyangwa niyo mazina akoresha ariko iri izina rye bwite se iyo atiriwe mentioninga ngo ni kanaka ntari byo Elias nshimye mukiza ati APRS Kigali iratsinda PR subwiye kipe ni iyi APRS Kigali ni iyi abaye nka za kipe ujye umbwira ngo zazigiye kwiteranya AS Kiyovu United AS Kiyovu United attention reka turambaye Somalia shot mana yanjye umupira utera hanze no gutereka imbere y'izamu abasore b'ikipe ya AS Kigali bahagarara mambata umuvandimwe witwa Eritata bari kurana umupira ishoti riremereye rya Hakizimana Zuberi kubw'amahirwe matoya make rwose umupira ni wajya mu izamu ariko byari kadere cyane mbona ntirushwa bari kumupfuka bari kumushyiraho igipfuko ku mutwe ushobora kuba yari yakomeretse mu mutwe ubwo rero reka mbwira abantu yuko turi kumwe na The Quick Vision Lab no hano honyine ushobora kugana uramutse ukeneye
ko bagustreamingira ibirori byawe mu buryo bugiye butandukanye, yarimo ubukwe, ibirori binyuranye, ibiriyo, inama ndetse n'amateraniro nyine ku birori bigiye bitandukanye ndetse no ku nsengero, ibitaramo, abakeneye gushutinga video zabo zigiye zinyuranye, abahanzi bashaka gufatisha nyine indirimbo zabo mu buryo bw'iyo bw'amashusho. Aha niho hantu honyine bashobora kugufatira ibirori byawe, ubundi ukazabwira abana bawe mu gihe uzaba warashaje, avuga ati burya njyewe nkiri umusore nari nkaze cyane, yego nakoresheje ibirori birimo imodoka zuzuye, ariko bana ntibakuburanye. Izi mpamvu batazakuburanya ni uko uzaba ufite ikimenyetso kizibiti n'ishusho ryafashwe na God Quick Vision Lab. Bafite kamera za hatari, bafite abakozi babizobereyemo nyine bazi gukoresha izo kamera nziza. Ubwo rero ndakubwira yuko kubahamagara byoroshye cyane kugira ngo nyine mubane. Nk'umuntu ufite anniversaire muri iyi minsi ushobora kubahamagara, ubundi ibintu byose bikagenda neza cyane. 0785 81 27 64 0785 81 27 niyo nomero iri kuri screen, ubundi ibintu bikabana neza cyane. Atansiyo reka turembere zamu n'ubundi rya AS Kigali bahacanye umuriro cyane, bati ntago tuhava kabisa. Bari bazamukanye umupira basore ikipe ya Mukura, bari bapashe umupira muremure nyine kuri Hakizimana Zuberi Hakizimana. Ntabwo byoroshye kuko utambwiye match uri kuyibona utirarangira ite aho wowe urayibona ute hu none se? Yego wambwiye. Atansiyo Mukura ari atansiyo cross bahita ariko bakuraho neza cyane abasore ba AS Kigali bahagaze neza uyu munsi. AS Kigali imeze neza, sinzi none ibyo barishye bakandagira umuvandimwe ninde ni Freddy ni Tresor hariya bakandagiye ambwira bati we buretse kabisa cyane. Tresor kwizera umupira bawusora neza cyane abasore ba AS Kigali bashakisha Tuyisenga Arsene ariko arawitwara neza cyane. L3 abayihuta cyane, L3 baramusubiza ariko bawukuraho neza. Attention AS Kigali, Benedate Janvier Jiji team captain, Jiji aragucengariya baramubangamira bamukorera kosa, sibiza ati terekaho cyane, terekaho kabisa. Ibintu biracyakomeje kugenda bigorana cyane. Atari rwose atari pe. Bakiranye n'umuzamu wundi kuri yo Pasiaria afata umupira neza ukina na Mitima Isaac, ni Sinari Mori. Attention kwande kwa Isaac Mitima ntirushwe mazamura cross ndende hariya. Reka tureba AS Kigali ara ku ruhande aragucenga neza cyane, arawutangariya cross ariko Sunday Nemesis ishyira ku mutwe birangariya arawataka n'ubundi. Reka tureba AS Kigali aragucengariya cross abura n'umukoraho umupira wakura neza cyane abasore bamukura Victory Sport ugarukira. Reka turebe cross ariko atera cross nabi wo bita Sinari Moridiana, umupira no gutereka imbere y'izamu rya Nicolas Sebwato. Sinari Moridiana tera umupira nabi awutera hejuru. Minota 23 ese scoreboard ko bayigumishije hariya ahubwo yishyire hasi byibuze wenda agenze bitese. Inde baye karita y'umuhondo bakorera ikosa umuvandimwe, mbona bakorera ikosa umuvandimwe w'ikipe ya Mukura. Rwose mbona bikomeje kugenda bigorana, ariko hariya hakabaye ari nka L3 kuko ni uri gukina kurande rw'umoso kandi ndabona 3 ari kugenda rwose yimereye neza cyane. Hatari pe. Hatari ni hatari.
ibintu ntabwo byoroshye. Mukura irimo mu makipe nzi bagira abafana ariko babakunda cyane. ba nyabo nyine babandi b'umwimerere batagendera ku kintu icyo ari cyo cyose. Ese ChatGPT iravuga yuko Mukura itsinda AS Kigali? Niwe nakabaye mbibaza kuko niho mujya muganira. ya munyibaze ese koko Mukura iratsinda AS Kigali? unsomere uko bari bugusubize byose. ubinsomere rwose ntugire na kimwe utaruka. ChatGPT inshuti ya benshi muri iyi minsi. Nubwo twese abantu bose bari kuyikoresha ntabwo bari kuyikoresha kubera ko bayishaka ibisubizo ibaha, kugira ngo bisekere rwose. Atansiyo ku Furariya, reka manze ndebe ku Furariya. Atansiyo bayiteye ishoti ariko umupira utera hejuru no guturuka imbere za muryango, uteye nkaho nta cyabaye. Somera iki kibazo kigoye kugisubiza neza kuko ari umupira w'amaguru. Nta kintu gihamye 100%. Ariko reka turebe uko ibintu bihagaze hagati ya Mukura Victory Sport na AS Kigali, ko amakipe yombi asanzwe ahagaze. AS Kigali ikunze kuba mu makipe akomeye afite abakinnyi bafite ubunararibonye kandi akenshi aba ahanganye ku myanya yo hejuru. Mukura n'ikipe ikomeye ihuye, ifite amateka meza ariko rimwe na rimwe igahindagurika mu mikinire. Ibyafasha kumenya ushobora gutsinda aho umukino ubera ihuye Mukura iba ikomeye cyane. From y'ubu uko ziheruka kwitwara ngo ni forume, imvune cyangwa ibihano ku bakinnyi b'ingenzi, amateka y'imikino baheruka guhura, isesengura ryoroshye. Niba umukino urihuye Mukura ifite amahirwe menshi, niba ari Kigali AS Kigali ishobora kuba imbere gato, ariko muri rusange AS Kigali ikunze kuba favorite nkeya. Abyumvise? Okay. No kuvuga ngo attention, reka turebe kurosera muri surface de réparation AS Kigali ko bakuraho neza. ChatGPT uyu munsi irambeshye. Nitabyari nyanira byari kimasa. Umunsi nawe rwose irane mu bwenge bwinshi. Ariko nubundi nikwiriye. Ibinkoraho ngo rebe byari byo kabisa. Attention, reka turebe umupira arawukina neza cyane. Misanda Nemesite akanga ariko umupira ngo yawukoze na rero. Nanjye narayumvise. Ubwo turibuze guhita tubihuza n'ubundi muri rusange n'ibyabaye ahantu hose. Abantu batubwira. Ku munsi wo kuwa gatatu hari tariki ya mbere y'ukwa kane. Abantu bose ngo bazi ko ari umunsi wo kubeshya. Siko biri. Umunsi mpuzamahanga. None se inkuru ya trendinze y'umusore wo muri Gatsibo wabeshya abantu bacuruza amasanduku waje kuzayumva ngo twibwire abantu ariko bose ntayo bazi nyine. Kuwa gatatu ku munsi wo kubeshya mu murenge wa Remera mu karere ka Gatsibo ngo umusore yabeshye rwiyemezamirimo utanga serivisi zo gushyingura amubwira ko reka tubaze turebe hariya kona Tuyisenga Risena itera nabi bawukuraho, ngo amubwira ko ngo hari umusaza wapfuye. Harabahamagaye nyine, urazi aba bantu batanga serivisi zo gufasha mu gushyingura baba bari tayari cyane. Ngo yaramuhamagaye ngo amubwira ngo hari umusaza wapfuye. Aramubwira ati rero wadukorera isanduku
ukanadufasha gucukura aho imvura ibujye nyine ngo rwiyemezamirimo rwose ngo aracukura cyane ashishikaye barangije baje kureba umuntu bagiye kujya gushyingura ngo basanga umusaza rwose n'umuryenge ni muzima ati wari umunsi wo kubeshya umuvandimwe rero baravuga ati wari umunsi wo kubeshya ngo abaturage b'aho ngaho rero ngo bakavuga bati uyu musore yakoze nimumurenganye wari umunsi wo kubeshya afite impamvu nibyo ariko kandi umunsi uremewe ubaho none ndibaza bose nta muntu wakubeshya nanjye barambeshye ndifuza kubaza abavandimwe turi kumwe barakubeshye mwebwe yehore nta warubana abavandimwe turi kumwe kuri live mwebwe ku munsi wo kubeshya kuwa gatatu barababeshye ese niba barakubeshye wewe bakubeshye ngo iki cyangwa ni wowe wabeshye ngo nabyo bitubwira barakubeshye cyangwa ni wowe wabeshye bari nyamwinshi abakobwa barabeshye kuri uriya munsi simbi we nta muntu wakubeshye ntawe wabeshye reka iminsi yose mikuru wagira ngo none habaye iki ni uwa gatanu mutagatifu ni ukuri kwibarika kubwira iminsi mikuru n'umugabo amaze ngo none ko batanze konje habaye iki ntabyo nakubwira Eric Gift iminsi mikuru siyanyizihiza iminsi yose twaba ari akazi cyane simenya ngo byagenze gute niyo mpamvu hano nyine turi mu kazi twebwe abandi bari bafashe konje cyane Gift Eric ati murabanga kabisa nanjye rero nzi ko nzawutera ni yindi igarutse ati navugaga handi navugaga ni kuri chat twarababuze kabisa uyu munsi mwihangane muze kuri chat turareba turaba duhari cyane ubwo ni yamuremye Badru Habineza Jamari ati Habineza Nyagatare Karangazi ya Kigali irakubita Gasogi ahababaza sai Kigali gukina na Gasogi ai Kigali gukina na Mukura isubiye ariko hasi yabivuze niyo Mungeremire ati niyeme mu Rugarama cyakoze kabisa ni mwebwe bacu pe ai Kigali igomba gutsinda cyane bakanze subscribe baradanza kuzamuka hari kane twuzuye 500 kandi subscribe kabisa cyane atasereka turebe nirushwe mari gwishara mukura abayihuta cyane kwa Abdul Jarir attention arawufungara kwicaria ariko umupira wa tinikona ya Mukura Victory Sport cyane Abdul Jarir nako Jarir ni umunyarwanda yagigiraga Jarir nshuti wanjye ni umunyanigeriya no umunyagana Abdul Jarir Ghana international defender Abdul Jarir arayiteguye gutera kona neza cyane ati muhagara neza dutsinde one of the most dufite muri Rwanda Premier League akina ako atinana umupira cyo kintu mwangira yayizamuye Jarir waterekama ariko bati wapi kabisa ndi kuri pasi y'agapira akaryamira agafata neza cyane 33 ubwo rero abavandimwe bakomeze bagende batuganiza muri comment attention ntirushwe makina na Onyabol Franklin Onyabol yawusoye neza cyane hariya shakisha aba basore ba Benedata Janvier ku mupira wa kuraho attention hariya Emmanuel Tuyishime mutereka hasi sivuze ati mutereka Tuyishime Emmanuel se impamvu yaje muri ikipe ya Mukura ugira ngo si nk'Imana atansereka turebera abasigariye abamukuru ariko musivuze ati mwamukuriye nibyo mutereka no umupira kurengurwa n'amaboko awurenguye attention umupira ufite neza cyane reka turebe Mukura Victory Sport bawusubije inyuma bakina neza cyane kabisa reka turebe arawukina Tuyishime Emmanuel kina ku ruhande hariya shakisha Ndeni Fred niyo ni Fred zamura kurasa ariko bakura neza cyane usanga ntirushweme kina neza cyane hariya bawutanze kwa Tuyisenge Arsene tuguma
Tuyisenga Arsene cyangwa ufite gucenga ariya muri batatu. Tuyisenga Arsene bamukuraho neza cyane Sanford. Reka turebe bawutanze hariya kwa Boateng. Passe neza cyane, attention aragusiga, attention cross, ariko mana yanjye bataka barambeshya hano. Uyu muvandimwe Boateng Mensa wenyine Fred niyo nize yaragateruye agatereka, mana we bya bintu bavuga ngo bafashe ibiryo babishyira mu kanwa, nta nubwo ari ukubitamira. Njye ndi umutoza, ukubimira nicyo cyari kibi. Njye ndi umutoza nazajya ndwana. Franklin Nyabura arabura n'icyariya ni kona. Yewe we ni kona se gute? Ninde wawukozeho? ku mutwe uteye ari libre cyangwa bawukozeho mbere hariya mbere yuko akutera cross uraringa akaba yateye cross ya Warinze. Byashoboka. Ewe ga Kiyovu amaze yo gukora ibyayo. Attention ko nabayiteye takamo ari ku mupira hejuru gato. Ana ya kipe ya Mukura nayo iminota igeze 36 baravuga batereka tuyihage. Anuko badakanda subscribers ukande nyaboneka n'abantu 4 byanze guhinduka, nihangane mumbabarira. Attention agateruye neza cyane, katurebe nirushweme bamukuraho neza cyane. Attention muri defense ya Mukura bakina neza, ni kurase bwatawushugunye imbere. None se reka turebe Franklin Nyabura kuraho ku mutwe, uretse kunjijisha arawufunga neza cyane. Wabimenye ko Leroy Jacques Michels yamaze guterekamo ku ruhande rwazira. Kipe yakinnye umunsi Leroy Jacques Michels Mikeri w'Abanyarwanda yateretsemo rero muri match batsindagamo Turani Tovuz ibitego 2-0. Yatsinze icyambere yatsinze icya kabiri. Icyambere cyatsinzwe na Eren Aidin ku minota 55, ku minota 88 Leroy Jacques Michels ahita avunderezamo. Iragutunguye se? Yatsinze mu gitego cya kangahe 16 muri championnat ya Azerbaijan. Attention Janvier izamuye neza cyane Benedata, passe neza cyane ariya barakina Didier, umupira bamukura, abasore bamukura bakina neza. Attention yihuta cyane bararyama ariya bakuraho. Reka turebe shugunya agapira shakisha Elitatu ariko biranga. Attention aragucenga Mukura Victory Sport. Tuyisenga Arsene gundagura nariya na Elitatu ari ku mupira, Elitatu amucenga neza control. Yazamuye cross cyane. Reka turebe awukura neza cyane Franklin Nyabol. Ni Janvier Benedata subiza umupira kwa Mitima Isaac kinana na Benedata Janvier Jijia. Benedata Janvier aracyawufite neza cyane. Benedata Janvier umupira, passe neza cyane shakishare hariya bawusubiza inyuma kwa Franklin Nyabol kinana neza ku ruhande hariya. Attention Tarisisi Nshimiyimana umupira hariya barawufunga Shisanda ariko araryama hariya mu bosiza twikomereze. Boateng arikura passe nenda hariya. Attention ariko umupira yashakishaga Dimbumba ari ku mupira, mana yanjye umugwa mu bitugu cyane. Tugeze Dimbumba Jordan 38. Ikipe ya AS Kigali ndetse na Mukura baracyananiranwa, biracyari ubusa ku bundi. Cyane kabisa. Abavandimwe ibitekerezo byabo bakomeza babyandike, bagenda tubisoma cyane. Attention ntirushwa Eme umuvira ndimwe mayo utwara Elitatu yuto cyane, aranyanyagira Elitatu passe neza cyane hariya Toriko ndi kure passe umupira ufata neza. Aba bavandimwe aravuga bati myitsi tumaze tudatsinda ni ibibazo. Joseph Saki shot umupira uca hanze kamafara cyane. 39.
uwo bado ari kwandika ngo umukobwa bakundana yamubeshya iki nkamubeshya ngo ari mu bitaro umurongo tati mbakurikiye ndihuye Mukura iratsinda yitwa Nyiranzabayimana Gaudence. Elias Nshimyumukiza ati Kigali iratsinda irantsinda biyasibiza. Aha niyo mugabo Emile ati ni mu Rugarama cyaze kabisa ni mwe bacu Kigali igomba gutsinda ubwo kudasoma kuri kubucamo ntusome hanze nyine twari twabusoma okay. Niyo mpamvu mba mbunyuzeho nigendera ariko mba nabizirikanye ibitekerezo by'abavandimwe bariho bavura ndi kuri patient cyane umusore se ko mbona nta kintu cyane ubita sinarimo Diarra akirimo muri iyi match ari hasi nibyo hariya yala cyari igitego kiriya ahubwo yawuburotse ujya hanze yakona yakoze akazi rwose uwo bita Mensa Boateng ageye nimwe umwe mu bakinnyi igitego cye kugitsinda nawe kiba gikubiye kenshi cyane nanjye nterekeraho nyaboneka nubwo uri umuganga wa AS Kigali nanjye puriza byagoranye Boateng Mensa cyane ubwo umupira no guterwa n'umuzamu ndi kuri pasi yabavuraga cyane rwose mubona cyane uwo bita Tarisisi Nshimiyimana umupira utetse imbere zamu rya AS Kigali ndi kuri pasi yababwira ati mugende Sunday Name City ndi kuri yawujugunye imbere cyane awukina neza ku mutwe bamwita ni Joseph Saki umupira hariya urarenga ku ruhande no kurengurwa na AS do Kigali minota 41 hasigaye iminota 4 gusa ngo tujye kuruka half time kabisa cyane yawurenguye neza cyane hariya kira ku mutwe biranga ntirushwe mara ukina neza ku mutwe attention Sunday Name City kufunga biranga hariya mu kibuga hagati Mukura Victory Sipol Eric Niyonshuti akina neza cyane hariya yakazamuye ku ruhande shakisha Jordan Zau ni Boateng Mensa ariko umupira urarenga bawurenguye neza cyane barangiye barawurenza bati no kurungura na AS Kigali ku ruhande rw'iburyo rwa AS Kigali ukakora rw'umuso rwa Mukura Victory Sport yawurenguye hariya aragucenga neza cyane reka tulabe bamwita Franklin kina neza cyane bawukuraho umupira ugaruka mu kibuga hagati ufitwe n'abasore bamukura bawushugunye imbere attention Franklin none yabora ukuraho shot ariko Boateng Mensa gerageza ishoti ryakura ariko bera ntabwo byari gukunda ari ahantu watsindira igitego kereka kuri bugitsinde subundi Gigi yakina na Mitima Isaac ya orange imbere neza cyane attention barawufunga ari abasore bamukura Victory Sport Mevesin basubiza umuzamu Nicolas Boato bamaze igihe tubanza mu izamu wariye benshi rwose wiyakiriye bakina neza cyane Eric Niyonshuti kunda numva utabyemeye attention reka turebe AS Kigali bihuta cyane Tuyisenge zongera guhakana zagufungisha yawutanse neza cyane ku ruhande cross ariko bagarana yabura n'umukoroho Kwizera Trezor ukuraho arawurenze no kurengura n'ubundi na AS do Kigali iminota 43 ishyira 44 biracyari ubusa ku busa pe cyane mbona abantu ko batari gukana ariko mwasibye ka ya 4-5-2 tukagira 500 hariya 452 abasaba barabibona kuri screen hejuru yawe muzuze 290 n'abantu 500 byibuze barabona ko dufite 2-9-0-4-5-2 kara 4-5-2 twagasiba
hari akajya rimwe hari 0 ubundi ibintu byaba bibaye si byose mubikore rwose mubikore kuko abantu kandi subscribe nyaboneka abantu turi kumwe birahagije rwose abantu turi kumwe ni benshi sema mperutse abantu ni benshi abantu bari benshi Erisat yasigaye yatsinda ese ni iratsinda cyangwa ni irantsinda niba afana wenda mukuru simbizi atasereka turebe Kigali bashukunye umupira muremure ariko Nicolas Sebwato arawufata neza cyane Sebwato ntabwo bamutsinda utuntu tumeze kuri yare Nicolas Sebwato ashaka gukora rya kosa risanzwe ariko kugira ngo uzaboneho udukosa tutafatika nyine abigoranye cyane hatari pe ubwo ndi kugenda mabona kabisa cyane abantu behuye tubasuhuza abantu barihuye kabisa abantu barihuye tubasuhuze cyane abantu barihuye rwose hari umuntu wawe se urihuye oya nta muntu wawe ubihuye nawe attention itatu ara crossing ari attention muri surface de réparation pass attention ariko mana yanjye gufunga umupira ngo atereke mu izamu biramunanira hariya yitotomba cyane yita Jordan nayo ire kugenda rwose iminota y'inyongera yarangiye yirwanaho gake gake iminota 45 yarangiye ubwo rero ibitekerezo byanyu ndabisoma ariko njyanirana na asasereka turebe Gigia aragucenkariya AS Kigali bashaka kurukana igitego surface de réparation araguhindukiza ari Sandro Nemesit Sandisho ariko umupira ujya hejuru gatura mwangira cyane bari bagerageje uburyo abasore b'ikipe ya Mukura gusa bihagarara abasore b'ikipe ya Kigali nyine nibo bari bagerageje gusa Mukura nayo ikomeza kugenda yihagararaho. Ibitekerezo byanyu kurikiye imfura Felicien ati bimeze bite? Ati bro turabakurikiye hano Igasogi 5-5 tubwire ese izi kipe zihagaze ku yihe myanya ubu tuvugana? Tabu nayifunguye rwose. Attention Aime ntirushwa Aime passe nende ariko habura numwe ayiha yashakishaga yabivuze uze ariko amuha ahantu atari umupira yarenga no kurengurwa na Mukura Victory Sport yawurenguye neza cyane kwa Nicolas Sebwato abati mugende cyane ubwo aka kanya Mukura ni ya 7 n'amanota 38 gutsinda uyu mukino bigatuma igira amanota 40 n'ubundi ntago yahava. AS Kigali aka kanya ni ya 13 n'amanota 25 gutsinda umukino byatuma igira 27 igahita irara ku mwanya wa 11 kava ku mwanya wa 15 ukajya kwa 11 niho utinyira. Yumvikana ko nyine ari uburyo akazi kaba kakozwe. Ubwo rero igice cya mbere kikaba kirangiye. Igice cya mbere cy'umukino kikaba kirangiye. Ni igice cy'umukino twabanyemo n'abafandimwe batandukanye barimo The Quick Vision Lab, ahantu honyine wagurira ibikoresho bya electronique ariko ukaba wizeye yuko uguze igikoresho kiri karite kandi ku mafaranga atari menshi kitaguhenze, ukaba wizeye na garanti rwose uzi ko nuramuka cyangiritse uzagikoresherezwa. Twari kumwe na The Quick Vision Lab, ahantu noneho bagufatira amashusho yawe mu buryo bugiye butandukanye akaza agaragara neza nk'uko ari nta cyahindutse, ya bintu by'amashusho aza wagira ngo editing. Oya, ishusho riraza rikeye wagira ngo ni uri kwibyirebera live. Ubwo rero AS Kigali na Mukura binaniwe kwisobanura. Ivan Yego. AS Kigali tuzi ko idafite abasimbura benshi.
dusanzwe tuzi ko itakunda kuhirwa n'igice cya kabiri kuko ifite abakinnyi bakeya bananirwa vuba. Iraza kwigobotora Mukura. AS Kigali ifite squad ntoya nk'uko bivuze, bakagira ikindi kintu cy'abakinnyi mbona bafite umubiri munini bibaforusa kuba bananirwa vuba. Kujya kureba ba Sunday Nemesite, ukareba ba Jedeo Bendeku utari mu kibuga, aba ba Tuyisenga Risene yabivuze Oze, ugashyira n'aba defenseur babo ba Mitima, urabona ko nyine n'abakinnyi ariko kunanirwa kwabo kuri hafi tuye n'uburyo bameze, uburyo bangana imibiri yabo, taye zabo cyane. Ariko bagiye bundeke so kuri AS Kigali biraza kugorana ko yakira uyu mukino kuba isoje igice cya mbere itabonye igitego, kandi tubona ko igice cya mbere kiba kiri favori kuri bo, bitwara neza cyane nyine, ukabona mu gice cya mbere niho bari gukina ibintu bizima cyangwa se ibintu bifatika nyine. Igice cya kabiri babananiwe bijyanye na tayi yabo nyine, nibyo nakubwiraga, babananiwe pe. So biraza kugorana ko badominiye Mukura ibigenda cyane iri hejuru, ifite uburyo bwa pressing budashira. Ni Mukura twagiye tubona ku mikino ikomeye, niyo wayitsinda bitatu, ni Mukura itava mu mukino irakomeza igapushinga igakina. So ngenda ndabona AS Kigali biruza kwigora kuri uyu mukino. Yego, ikipe ya Mukura ubwo ndi kugira naho turinda tubijyanirana neza. Ikipe ya Mukura mu basimbura ifite uyu munsi ni ikipe ifitemo abakinnyi bagaragaramo abasanzwe babanza mu kibuga, barimo Nisingizwe Christian, bakabamo Mbonyamahoro Serie, Mutsinzi Patrick rimwe na rimwe nawe ajya akina, ndetse na Irumva Justin. Yego, ni ikipe kugeza kuri ubu ngubu itacyuzuza feuille match. Tumvikana ko feuille match ari abakinnyi 20 muri iyi minsi. Yego, Mukura aka kanya usibye abakinnyi 11 bari mu kibuga, ifite abasimbura 7 gusa. Ubwo bakoze bya bindi tuvuga ngo ni 18. Mukura ya kane ziyusi kuba itari gutsinda ikipe ya 14. yego, Ikibazo ni Mukura mu buyobozi kuba badafite swadi ihagije, cyangwa n'umutoza hari uburyo ubona imikinishirize yahindutse idafavoriza abakinnyi gutsinda. Erega kuba uvuga ngo ikipe ya 14, yewe ni ya 14 kwa AS Kigali nta kipe igitsinda biyoroheye. Kigali ntabwo ari ikipe we ni umuntu arano umuntu ushobora kuvuga ngo ni ya 14 kavuga turabeshya. Nkubaka kanya umuntu utarusanzwe wenda utazi tebo kwimeza, akaza ku kibuga akareba match AS Kigali uburyo ikintu wangize ugahita umubwira ngo uzi ko ikipe ari ya 14 yagutuka cyane. Yego, AS Kigali mu kibuga ubona irakina pe, ihita ahubwo birangira ako kantu nyine kukuba iyo fitness nyine kuba bari hasi muri fitness birangira babaye disappointed na adversaire mu minota ya nyuma, kuko ikunda gutsindwa mu minota ya nyuma AS Kigali. Ngere kuba iyi Mukura itari gutsinda AS Kigali ntabwo ngiye mbibona mu buryo ukuvuga ngo ni Mukura iri hasi. Mukura nayo ni ikipe nziza, ariko nayo kuba aka kanya itaratsinda yego harimo ibyo bibazo bigiye bitandukanye. Ko Mukura uvuze ngo mu buyobozi harimo ibibazo, ntabwo nabyemera. Mukura irimwe mu makipe ari decorated neza hano muri shampiyona yacu cyane. Mukura twumvamo ibintu by'aya makipe yose bituri kumva muri AS Kigali ngo abayobozi ngo bagize gute. Ibyo bintu muri Mukura ujya ubyumva se? Mukura iyo uraka cyane ukazana ibintu byo kutumvikana n'abandi, akarere ubwako kakwikurira kawukuramo utarateza ibibazo. So rero ntabwo ari icyo kibazo, ahubwo n'ibya nyine by'umupira
turakina nkanakurusha umupira nkanagutera amashoti menshi cyane, shot on target nyinshi, attempt nyinshi, ariko bikarangira n'ubundi iki utwaye amanota. So rero kuri Mukura biracyashoboka cyane ko yaza gutsinda, ariko na AS Kigali ntabwo ari mbi, Sanifusaya nayo yagutungura igatsinda. Yarabikoze, yatsinze Polisi nayo si ikipe mbi, ko yayitsinze igitego kimwe ku busa, abantu turumirwa cyane. Ugendeye kuri line-up se AS Kigali ni bande bakinnyi ishobora kuzana mu kibuga kugira ngo byuze barebe ko baza kubona amanota uyu munsi? AS Kigali urebye kuri bench mugoroba kanze ndebe kabisa kuri bench yabo, hariho umuzamu wese Mutindaho Pascal, yego, Kayiranga Leo, Kalisa Rashidi, Usengimana Faustin, Kategia Eri, Singizimana Gilbert, Adama Bagayogo, Cyubahiro Fuadi na Jedeo Bendeka. Kuri iyi bench kuri ziramprasoma, yego, kuri aba remplasa babo bafite njye umuntu mbona wabafasha ni Adama Bagayogo kubw'umuvuduko, kuba wakuramo Tuyisenga Arsene ukaba wazana Adama Bagayogo byagufasha, kuko Tuyisenga Adama Bagayogo arihuta. Noneho turaba tugeze muri cya gihe abakinnyi bacu bananiwe, turaba dukeneye wa muntu puresinga cyane kugira ngo nyine dupushinge, turebe ko noneho adversaire tumumenasa, tumukure no muri izo position ze, tubone uburyo twatsinda. So Adama Bagayogo, Jedeo Bendeka nawe usibye umubiri navuga munini umugora, ariko nawe ntabwo ari umukinnyi mubi. Jedeo Bendeka nawe yabafasha, njye numva ari abo babiri gusa, Adama Bagayogo, Jedeo Bendeka, nta wundi mbona rwose. Cyakoze na Kategia Eri nabo gusa abantu barabizi ko iyi weekend ari bwari busozwe champion ya football feminin. Abana bavuga bati ibintu